icomekera wenda nka Sheji Burire batarayinjiye. Icyo rero bakoraga niki ni ugutuma APR irigoga yorient imipira mu mpande kugira ngo itere cross. Niba ikipe itangiye gushyira baro mu mpande ntumva ko ugiye gutera cross se? Yego. Nijya gutera cross Kiyovu ifite umuzamu muremure nabonye ari umuzamu mwiza kwizige. Azi gufata pe. Nangwa APR yateraga cross ni ibintu bisomeka. Mbonye Ngabo Regis cyangwa Rwabuhihi bakawukuraho batawukuraho garde akawufata cyangwa se bakamakinga shoko ni umukinnyi wa APR yatera umutwe ariko atawutera ari free kwa kundi mubangamira umuntu kurya atatera free header akawutera nabi swato karenga. Donc nibamuhereza uburyo bwo gutsinda yitonze. Iminota 45 ishira gutyo. Ikintu cya mbere kiba kibaye bura kuri APR nk'ikipe yaje ifite agapressure ko kuba yaranganyije na Bugesera itishimye. Urumva ese ijya mu kintu cya bayita doubt mode. Ni mode yo kwishidikanyaho, mode yo gutangira ko frustrated, kumva utishimye kuko ikipe iri kugukinisha nabi. No ntago bari gutuma nyine tubona umwanya wo kwisanzura ngo dukine. Ako kantu rero hari ingingo yahise akaromarika. Ako kantu kaga pressure gapanze, ako kantu ko kuba babaye abantu batishimye. Icyo yakoze ni iki? Yasabwira abakinnyi bati nubundi baragaruka bakaniye none igice cya kabiri badafite gutuza none abaklema bagiye guhita bazamuka baza guhagarara ku murongo abanyigihugu kabiri bakora icyo bita high line defense. Urumva ikipe yakinnye ikora build up ituruka inyuma bikanga kwizigira none ntago itangira gutangira build up inyuma none ikora icyo bita ni nko gusunika ati twese tuyisange mu kibuga cyayo paka tukibonye. Hari ingengo ati ntacyo bitwaye mwe mugume muri ya approach yacu yo gukomeza gukora ama block. Ariko aricara reba uko physionomie y'umukino iri kugenda abona ko APR yamaze kwinjira mu kintu cyitwa kuba carried away. Muri football iyo watwawe waba excited amarangamutima yabaye menshi wumva ushaka igitego cyane wumva ukeneye kukibona byanze bikunze kandi ubona adversaire nta danger nimwe ari guteza acemo nk'iminota nka 20 uri imbere y'izamurye buri kanya wibagirwa ko nawe kudefanda bakurinde ryawe. Icyo yakoze yaravuze ati abawinga banjye barushye kubera ko bari gukora double travail bari kudefanda bafasha abadefenseri ariko twabana n'umupira kabari bawusohokana. Aravuga ati reka nkone impinduka azana umutana witwa Rifardo. Uyu mwana wavuye muri Rayon Sport azana y'Ikinyarwanda yitwa Abdulaziz Hakizimana Abdulaziz nibyo. Reka ndirebe Abdulaziz Harerimana Abdulaziz. Noneho ikintu yakoze ni iki yaramubwiye tuwengeye kugusaba ikintu kimwe making sure yuko nidufata umupira tujye gukora icyitwa transition. Donc APR nifata umupira natwe turakora ibishoboka byose nitubaka turanse tujyana mu kibuga cyabo. Nango Kiyovuye ikinagaje direct ntabyo gupossessinga ngo bubake cyane nubwo banyuzagamo nyine nka kwa kundi nyine ubonye nka tushe nk'eshatu bakaba bazikora Bukuru na Sharif Bayo bafite mediane nziza no musore yitwa Yakubu bagakora nk'izo combinaison ebyiri eshatu mbere yo gusora baro ku ruhande. Ariko ntago byari ibintu byo kuvuga ngo barashaka kubitindamo cyane oya nabwo bayikoraga nko gushaka espace kugira ngo bahite batanga ya passe ndende mu mpande bya bindi byabo byaje direct bari bapanze. So APR muri kwa kuba carried away rero yakomeje gusatira byanga umutaramu witwa Rifardo Harerimana yacomokanye Clement na Yunus. Nango Kiyovu yakoze combinaison yatse umupira bawushyira ku ruhande bahindura umupira muremure ariruka aracomoka arabasiga arangije atega ikirenge kwa kundi urabona nk'iyo baro iri kujya nko kurengera kuri poto y'iburyo reka tubyite gutyo urabona rigoga noneho iri nko mu kirere gutya nko mu kirere gatoya noneho gategaho ikirenge ukayidevigarura kuri poto y'ibumoso. Umuzamu urumva ajyana niyo cross niyo movement ya baro akurikiraho bari iri kwerekeza yari yamaze guta neza uruhande rw'ibumoso rwose rurangaye kabisa. Icyo Rifardo yakoze rero umuzamu yagize gushidikanya kuko ari mu badefenseri babiri bacometse baro acumukanye nabo yagize nka duta niko nabivuga umuzamu Adolphe ese mve mwizamu baro nizabindi bitangwa na amaparabole iri mu kirere mvuyemo se sinyifate arezika arongera avuga ariko kandi hari kumwe n'abadefenseri wenda banayikiriyaringa. Rifardo yagiye nk'isasu ridafite ingese nako twabivuze twogeze igitego baro yaragiye atega ikirenge arabasiga bariraza yikubitaho yitejya mu nguni y'ibumoso ndani kiba kiranyoye
none umva pressure rero ngibaye pressure kuri APR umva bagishatse umwanya ari munini hakiri na ari no mu minota ya no nyuma nibo bagitsinzwe ni mu Bagitsinzwe minota ya minota nyuma 80. kandi noneho bibaye mu by'ukuri Kiyovu iri kubakinisha nabifunga APR itkora impinduka ba Medi babajemo uboneka yari yagezemo kare ba Mamadusi babajemo APR none iratangira irataka nayo ariko yabaciriye ikitwa karongo koko muri iyo minota ariko Medi azana igitekerezo probably yakoye kuri benshi gitandukanye n'icyo bagenzi be bari bafite urumva buriya iyi clip yakubrotse cyane ugira tendance yo gushaka gukomeza kubaka ukavuga ati urabizi ko patience mu mupira ni ikintu abatoza bose bigisha abakinnyi ibyo twapanze ntimubivemo mukomeze mubigerageze ko ari byo twitoje byanze bikunze turabona uburyo kuki umutoza wa Peri ubundi yari yabwiye abakinnyi ngo mukomeze mugerageze kubomora defense ya Kiyovu paka mu itsindire muri box yayo Kiyovu niyo clip yakaba ifite meilleure defense imaze kwinjizwa ibitego 11 iya mbere ni Ari amaze kwinjizwa 10 ariko mwe ko Ari ifite imikino mike yego bivuga ko mu mikino ine y'ikinyuranye irimo hari igihe Ari yakwinjizwa 2 tugasoza journée ya 20 Kiyovu ari ifite iri imbere meilleure defense icyo rero nawe yari akiza umutoza wa APR Omedi rero we haje igitekerezo cyo gushotera kuri nicyo kintu nabonye kuko Kiyovu bakoreshaga icyo bita ama tactical fouls ikaba ama free kick APR urabona ko akundi muri gukombina ishaka kwinjira muri box Kiyovu yizeye umuzamu wayo ifite umuzamu muhanga cyane umukinnyi wa APR ikabona free kick cyangwa se yaba direct cyangwa indirect free kick bahitera umuzamu akawufata ibyo Kiyovu yari yabimenyereye imenyera ko APR ishaka kwinjira muri box niyigeze itekereza ko umuntu azanye igitekerezo cyo kuzana ikintu kimeze nka improvise batatekereje cyo gushotera kuri Omedi bamuhaye passe rimwe iturutse ku ruhande yayifunze rimwe kwa kundi bari bikigera ku kirenge none abakinnyi ba Kiyovu bo harimo dute urebye yatsinze igitego yego aba defenseur ba Kiyovu bagize dute hari washatse kwataka mu mwegere nibyo mubwira hari urabona nabandi barahagarara muri urabona ba Mamadusi bari inyuma yego donc bari kumwe n'aba defenseur ya Kiyovu reka myituko bari imbere y'ubwo bari imbere ya ntuzuko ya Omedi ku ruhande hari abakinnyi iburyo ibumoso urumva Peri bari bazamutse begera urugo ari benshi hari n'abakinnyi nka 3-4 bari no mu minota nyimere bajya gushaka igitego noneho ikosa umukinnyi wa Kiyovu yakoze ntabashije kumenya ngo ninde na ubundi iyo situation imeze kuri yakwizigera mu minota yanyu ubundi muri coaching hari travail 3 iyo abantu bari kudefanda abantu bazimenye iyo muri football equipe yawe idafite umupira impamvu ujye ubona ahantu henshi muri football bakunze kuvuga abakinnyi batatu yego muri zone irimo baro ntabwo ujye ubona bavuga ngo iyo batakiye kuri kabiri ngo umuwinga kuri urwo ruhande agomba kugaruka ngo n'umusenta back akajya gutanga kuvertire bakora inshingano 3 hagomba gusohokamo umukinnyi ukora icyo bita gufixa le porteur du ballon yego kwegera wa mukinnyi wa adversaire ufite umupira yego uwa kabiri n'umukinnyi ugomba guferma espace yacishamo umupira yego uwa gatatu nukora kuvertire mu gihe ibyo byombi byanze sinzi nabiri kumvikana rero dore cyabaye bose bagumye muri role imwe yo gufunga espace vango nabasohotse ngo amujene amufixe amubuze gushota none abonye nta umwegereye harimo nka metero nk'imwe aravuga ati reka ngerageza n'umundi twakomeze gushaka gucomeka imipira n'umundi bakayikuraho bose bagumye kwa kundi abakinnyi bahisha amaboko nyuma baguma mu cyo kuvuga ngo ntaho uwucisha ariko baro kandi irimo umwuka irihuta iragenda aravuga ati n'umundi nimba mwamfunze naho nyicisha reka nyishote ndebe yare ku gikintu sinzi uko nakikubwira ishoti rigendera hejuru ry'umwaka akaryihuta kabisa cyane riragenda ribagiyemo so biba birangiye APR igomboye APR iragerageza iminota bongeye 6 irahaga bacyanye nk'iminota 9 y'inyongera umva igerageza uburyo bwose ariko nyine birangira ari kimwe muri rusange kimwe mu bintu Kiyovu itishimiye Kiyovu ivuga yuko hari karto rouge yagomba gutanga yego yari guhabwa Adolphe yarasohotse atega umukinnyi wa Kiyovu Sport yasohotse mu rugo rw'amahina ari umudefenseur wanyu yego icyo rero muri Doxo bavugaga ko muri Doxo ni denying an obvious goal scoring opportunity nicyo bivuze ni ukubuza umuntu amahirwe afatika yo gutsinda cyangwa agaragara bavuga yuko wenda icyo bita direction ngo ari cyo umusifuzi ashobora kuba yaraconsiderinze kuko iyo bagiye kubara ikitwa Doxo bareba icyo bita direction se werekezaga he nanakiganeye na hari ingingo bakareba distance bakareba n'aba opponent abakinnyi bari hafi aho ngabo bashobora yego niba wari uwanyuma cyangwa se niba hari undi ari gukora kuvertira ibintu nk'ibyo
icyabaye rero hari ingingo arambwira ati ese niba koko wenda iyo dokso avuga ngo direction ntiyariyo ese umuzamu wasohotse mu rugo rw'amahina rwe warurenze kuko afite nyine imbagoze agakorera ikosa hanze ntiryakaba ari ikarita itukura kuko yabarwa nk'umukinnyi wa nyuma. simfite icyo kuvuga kuri ibyo, mushobora namwe kureba amategeko y'umupira w'amaguru icyo bivuga. Hari abantu babiganiriyeho cyane bijyanye n'iriya situation aho umupira werekezaga kubera iki batabifashe guriya abadefanda impamvu yatanze carton jaune bazana amategeko ibika habine. Referees must consider 4 specific factors to determine if a goal scoring opportunity was obvious. Distance between the offense and the goal. Kimwe twavugaga wari mu arataka n'izamu yego distance iri hagati iyo atakaga n'izamu. Direction of the play, it must be towards the opponent's goal. No kuvuga ngo kureba icyerekezo umukinnyi wari ufite umupira wari ugiye gutsinda yararimo ugeranyeje n'izamu ni naho nekereza wenda musifuzi yaheri. Distance, likelihood of the attacker keeping or gaining control of the ball. Uvango distance uvango umuntu wari ufite umupira yakontrola ku buryo yari yegereye izamu ku buryo yabibonaga ko yego yatsinda. The location and the number of the defenders. Yego ngibyo ibindi byanyuma rero kuvuga ngo yarari mu kihe gice cy'ikibuga ese abadefenseri bandi bari hehe biyo kipe bari bagiye gutsinda ubwo ni bakrema nabaye nusu noneho bakavuga ngo kuko yarari hanze y'urubuga rw'amahina iyo location bakavuga yuko wenda ngo direction yahita idatumbereye mu izamu directe bityo ko wenda aricyo barebye ariko hagasigara ikibazwa kimwe kwizigira ese umuzamu wasohotse muri box agakora ikosa iteka agomba kandi kantu ukuntu kameze. Noneho undi musifuzi twabajije aravuga ngo ntabwo icyerekezo iyo bavuga direction ntabwo bivuga ngo bibe inzira irombereje irombereje ijya mu izamu ahubwo bareba hujya.